bakunzi bacu Kunguru kuri TV muraho mumeze neza turagarutse ni wa mukomediye wanyu Papa Bitangaza wa mukomediye wanyu muramumenyereye ni komediye akaba n'umushumba witoreye imbaraga z'Imana soa ryahagaritswe mu Rwanda ariko arishaka kujya kwimukira mu kindi gihugu kandi rizakora ni wa mukomediye wanyu. So rero impamvu ngarutse nabonye kadiru kuvigiye mwagiye muntesereza ngo Papa Bitangaza ngo uraho wasamye kurusafura rwambaye ubusa nta bikoro tugira ngo uraho meze nga diru mbonye diru impamvu je nta kwambara nabi ngiye kuvugana n'umukuru w'igihugu wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Repubulika Gisegeti wa Murumba tugiye kuvugana Gisegeti wa Murumba Perezida wa Kongo afite inda nk'iyindi Perezida afite inda nk'iyindi Perezida wa Kongo Gisegeti hii telefoni umeita ipatikani kwa simu kwamba rais Kobize hawezi muona sai mheshimiwa rais iko na kunywa kafe na chai ya maziwa baramwe ngo president ngari kwinywera ibyaye by'amata ntabwo abone kandi yampaye kope nangize ngo kope nyibone hako kope ya Gisegeti nubwi yavuze kope ya Gisegeti $5 million $5 million isidagiye kumfata neza kabisa $5 million buzagiye kurya neza munduka murabona ngo we pataje we ringuraho gusa nta bikoro tufite wararangiye umeze ngo Halo baba wa taifa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni wewe president wa Kongo? Ni mimi rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naningize ngo nilikuwa najua kama nikwambie kwamba ile kopi limepana nangize mubwire ko ya kope waduhaye ya kutoka ako kama jaribu ya kosefu diru yari niyubwi yahuzu ufasha abaturage ugiye kutumara diru yari President mheshimiwa President Chirombo President nabonye kuneri nanga wavuze kuzamubona uzamura $5 ibihumbi 50 miliyari 5 z'idolari namubonye ari matambuka agenda mu mujyi wa Goma yari kumwe na mugenzi wiwe nababonye none ubwo rero murangiye ahantu bari Goma Nanga Makenga Wiringoma hose bari Goma iyi diru rero Gisegeti umeona wabonye nababonye bari Goma n'izina ry'Imana bari Goma none rero mbaye amafaranga yanjye Gisegeti mbaye amafaranga yanjye Gisegeti angiye arankubye ariko wowe Gisegeti wowe nanga mwarakoranye ufite drone ufite iki cyose
uri gushaka mbe kihebe nanga nangure nanga nangure shaka uranga nangure uri nambare neza uyu munsi ngo nambare ikoti ngo njye muri diri ngo dukore diri uramba bareda ufite imbunda ufite maneko ufite ibisasu fashi beto uri umugome ushaka none igira ikihebe kuduhindura ibyihebe te ushaka nanga kuri 5 miliyoni 5 z'amadolari mbikihebe nanga nangure nakumenyera kuvugaho nanga uwakoresha drone yawe washaka nanga ngo ni kopi arumpaye ngo andi krize shishishishwe niba abandi bambwiye ngo genda ngufukame ngo usabe imbabazi ngo abantu bose kugira ngo ubone icyuryo sha wamudiba we navutse abantu bose warudigiwe ntujuhaga kwanena yimbwa sha baguha ifiriti ntuhaga baguha inkoko ntuhaga baguha kabenze ntuhaga baguha inkoko zinani z'inyarwanda ntuhaga sha koko uhingisha umuntu ntuhaga wakino ntuhaga n'amadiru dore nk'idiru gisegeta mpaye urupfu nje kumuzanira nanga yahita nangura nanga sha gisegeta urinya nayimbwa nje ushaka nanga uramuzi nanga kunteri nanga mama ngo ni diru watuboneye iki kitawana ugihibigo ntigihaga ono uyu munsi gisegete yaje kumpa ngo diru yampamagaye ngambara karuvanti ngo wambara neza akoti ngo ushiremo n'ingofero nziza ngo wisige ibintu ngo nguze ngo he diru diru ye kungira ikihe kanumva afe kumva cyane kuko namubwiye dira hantu nambi bice byane Allo Jambura yisi mimi hapa bitangaza comedian baba bitangaza comedian ya Rwanda usinimpa diru nimefaa diru nimekuonesha kwenye nangaiko nimekuonesha kwenye nyangaiko hashida kutambua vizuri samwa nipe basi zile franga zangu silikwambia kwenye iko Goma iko nani kwa tembea mugoma nishakwambia kwenye nangaiko nate pesa zangu sasa akiri president uko atani iba franga zangu sina kupatia diru president wa mama franga yani president wa mama franga mama diru nonelewa president wa mama franga urombo wa mama franga nakubwiye hanyu nangari nakubwiye abakari igoma nanga ari kurya sigisi nakubwiye wambaye 5 miliyoni miliyoni z'amadolari mama franga mama franga yachiro urombo wa mama franga njero urombo wa mama franga yani ndakujyana mu bihugu by'amahanga muri nare muri se ngo kurega wa mama franga yanye nare Chirombo wambaye ibikuroto byanye Chirombo arangubye n'umwambuzi eyame unimwe kope arahangishe koparayishi iyi nda yanye yanteye imbere ngiye kope ushaka nanga ubu namuzana nanga ntiyanangura nanga ubu namubona nkamushyira Chirombo inama kopa arimo iyi nta kope wowe kumenyera wowe uri kumenyera ndakuruzi uri kumenyera uramenyera uri kumenyera mwana w'umuntu kimanuka mwana w'umuntu kimanuka niwe nabonye kimanuka niwe muhanzi w'ipanji nabonye kimanuka nagusuje kimanuka niwe muhanzi w'ipanji kamanzi arabute yanye fase nayireba ikuzana ntuza nariye fase abana barya neza nakwambiye sinakunde ukajyana mu rugo nzankarya ngina kaute mbere gadiwe kuminuka abana biryoha mama yiwe twavutse ku muryango waboro
iwacu nta mata yabaga, nta kanyanga, nta rumoyi, nta kintu cyabaga, twarabo. Kumbe nuko abana banywa arawuta. Umuryango w'abakene, nyakujya barya rimwe ku munsi 3, barya ibyo basabirije. Wari umuryango wabo. Ukuza umuryango niyubahe wowe. Avutse umuryango murya neza iwanyu, uraba wasamye ukiri kundaba. Abo gisegeti yanyicuye ko gisegeti. Ono de die. Gisenti gisegeti. Natama amafaranga yindi ngewe ndemye no muri wese. Ko umuntu di. Ukira hano di. Ukangupa isegeti. Wamurumba. Wadufasha abakene bose utugira ibyihebe. Unanga wamugiye ntakunangura. Wagira kuri Makinga ntaguhenyuko. Wagira kuri Wiringoma. Hadaguhenyuko. Udufasha tugira ipepure, tugira abantu nyine binanga, utugira ihuku, udukuzanire nanga. Nanga wamukure nanga kuna wamubuza. Mwakoraga nanga ufite abasirikare. Nanga. Koloneli nanga. Hatakurumagurasha. Nawe bwabwo bazakuzana. Arevushe nanga. Halo mheshimiwa nanga. Kiongozi wa M23 tunaongea na wewe? Ndio mtoto. Sasa mheshimiwa, habari zako? Mbona sema mzuri wewe sasa vile Koloneli nanga? Nasema vizuri kwa Joshi, hatuna ubaguzi. Tunagombania haki yetu. Hatuna ubaguzi, hatuna probleme. Haka dufite turi kurwanira uburenganzira bwacu. None se Koloneli nanga havuze ngo utanye nakubonye igoma Petit ntwishyire muri yo feri ushite muri pro Petit frere wewe ndatu kama ukrizere jikaze nimburi krizi hangane muze kuza mwizo wa feri kuko atankunangura. Urakoze papa, urakoze. Merci. Alo General Makenga. Makenga grand frère, nari mfite ubukene. Yarambaye na avance. Isegete yambaye avance. Nguramo karawute. Bwari bubire kuna bumwereye mu nzu yagiye ngiyo dini. Makenga yambaye dini nkuvuja ahantu. Nakubonyeje bundi rukora inama nayo mubwiye ko yanyambuye. Petit frère wa fe ntukazigemo. Kuko ahita gusiga ubuzima hasi. Ubuzima bwa tuburangiza ari amafa ntago wayarya. Ngiye Koloneli nanga, ngiye General Makenga ni Imana yashizeho. Gisegete ubwo ngenza hamuzana kuntu. Iyo diri se wayimona ukangura akantu General. Yone kumba avance nabanda Kenya. Mobile money yanjye. Nanga n'ubuntu bwiza. Bakeka n'ubuntu bwiza. 088 339 32 82. Makenga n'umuntu mwiza mawe. Katurebe. Basi. Ambaye ibintu tubyidora Makenga. Shaka umushinga. Makenga aramfashije. Yari komedi seka nezerwa shinyika cyangwa ufutukane cyangwa wasamuke cyangwa ugire ngo byose ni ibyawe. Mwamuri kumwe na Nabi Muku papa bitangaza prophet. Nakagaruka ni muze duseke. Hanga naho guseka sakuza kuririra. Nimufite aho urira wowe gendurire ko turi guseka. Turi abantu b'abakomediye batagira amatiku.